mu kiganiro The Barbara Show, ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zibashe guhindura imibereho yabo, ubwo buhamya buhindura imitekerereze itandukanye bafite cyangwa se n'uburyo babona ibintu. Tukaba rero tugushimiye ko ukurikira kino kiganiro buri ku cyumweru kuri televiziyo Isibo isaa 1:30 kugeza isaa 2 z'umugoroba, ukabona dukurikira kuri YouTube channel y'iki kiganiro. Murabivuga kenshi subscribe yawe, view yawe ni agaciro, ndagushimiye. Nkuko rero mubizi turi mu minsi 100 yo kwibuka, turibuka twiyubaka, turibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 hano mu Rwanda. Ni iminsi 100 yo kwibuka, ni iminsi 100 yo gusubiza amaso inyuma tugatekereza ku byabaye, ariko tukanashyira hamwe imbaraga zacu n'imitima yacu kugira ngo amateka yaranze iki gihugu atazongera ukundi. Akaba rero ari muri urwo rwego iki kiganiro nkuko mubimenyereye duhora twazanye umutumirwa ufite inararibonye mu kintu kimwe cyangwa ikindi, ashobora kutuganiriza akatwungura ubwenge, akadufasha kugira ibindi bitekerezo dutekereza cyangwa se ubundi bumenyi twunguka. Niyo mpamvu rero muri iki kiganiro uyu munsi twatumiye Madame Honorine Uwababyeyi. Madame Honorine Uwababyeyi akaba ari umuyobozi wa Hope Peace Foundation. Hope Peace Foundation ni umuryango utegamiye kuri leta uhugura urubyiruko. Araza kubivuga mu magambo arambuye, ariko ahugura urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside. Ibyo nabyo araza kubivugaho mu magambo arambuye. Ndagira ngo atuganirize nkuko nari mbivuze, iyo tudateguye urubyaro ruriho cyangwa se generation iriho, abana bariho, ngo tubategurire ejo hazaza, tubatoze, tubaganirize bamenye ukuri, amateka bashobora kuzisubiramo, cyane cyane ko baba batanabyumva, baranavutse ibyo byabaye byarabaye bataravuka, batarabaho. Tukaba twatumiye Madame Honorine kugira ngo atuganirize muri uyu mwanya. Honorine, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yes. Hope Peace Foundation yahereye he, yatangiye ite? Murakoze. Iyo mvuga ko Hope Peace Foundation yatangiye naho yahereye, njya nsanga nashyize mu bwanjye buzima, nsanga nashyize mu buzima bwanjye. Ariko Hope Peace Foundation n'umuryango nyine nyarwanda utari uwa leta, wagiyeho kubera impamvu. Wajuje guhangana n'ingaruka za Jenoside no gushimangira gahunda ya leta y'ubumwe n'ubwiyunge no kubaka ubumwe, icyizere, amahoro birambye dushingiye ku mateka yacu. Ibyo byose tubyubakiye ku mateka yacu. Amateka yacu mvuga ni amateka ya Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, u Rwanda rwacu rwagize. Rero hari igihe amateka yumvikana ko ari mabi, ariko naje kumenya ko mu bigaragara nk'ibibi habamo ibyiza. Byanze bikunze tujye dushakisha ibyo twita bibi dukuremo ibyiza. Njya nkunda kubwira abantu ngo burya puberi yose ntago bayijugunya, burya ushobora gusanga arimo akantu. Rero naje kumenya ko muri puberi havamo na zahabu na diyama n'ibindi, kandi ari puberi. So amateka yacu rero ni mabi, ariko twaheraho ntabe icyuma kitwica, ahubwo akaba itafari twubakiraho. Ibyo rero kugira ngo tubigereho bisaba ko hari ibyo duhangana nabyo. Rero Hope Peace Foundation, urumva niba navuze ngo turubaka ibyo byose dushingiye ku mateka yacu, birangombwa ko mbabwira n'abagenerwa bikorwa nyuma yo gukomeza impamvu iriho. Yego. Abagenerwa bikorwa bo Hope Peace Foundation n'urubyiruko rukomoka mu miryango yarokotse Jenoside. Urubyiruko rukomoka mu miryango yagize uruhare muri Jenoside. N'urubyiruko rwavutse ku gufatwa ku ngufu kw'abagore n'abakobwa muri Jenoside. Abo bose ni groupe eshatu. Ni groupe eshatu. Izo groupe eshatu zose zagizwe ingaruka na Jenoside mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi bose baravutse nyuma ya Jenoside. Baravutse nyuma, bari bato, n'abari bato icyo gihe. Ni ukuvuga ngo twicyo turwana nacyo ni ukureba ngo iyi tiyo icometse
ducometse ku miryango yahungabanye mu buryo butandukanye. ari ufite umubyeyi warokotse Jenoside, yakuriye cyangwa yavukiye cyangwa yakuriye mu muryango uhungabanijwe na Jenoside, ari uwabayeho uri mu muryango w'abagize urari muri Jenoside, uyu munsi yambaye iryo pfunwe ry'uwo muryango. Ari uwavutse kuri repuwe birihariye, nyina yafashwe ku ngufu muri Jenoside, wowe birihariye kuko we nawe n'ibindi, we byo n'ibindi, kuko usanga ise ntamuzi kuko ni nyina bamufashe ku ngufu, abantu batanazi rimwe na rimwe. Hanyuma akuze uwo se, iwabo wa se ntagahazi, iwabo wa nyina ni wa muryango washegeshwe na Jenoside. Bivuga ngo uko bamubona mubonamo ishusho ya se kandi mbi. Uyu munsi mu miryango bazi ni iwabo wa mama wabo wa nyina yashegeshwe n'izo ngaruka. Uyu munsi aramubona ahita akina nk'abandi bana, yakubita mugenzi we ati icyana cy'intera hamwe, n'undi nta cyiza cyamuvamo. Nyina ati mva imbere wa mbuto y'urwango we, mva imbere wa rwibutso we, n'ibindi byinshi. Ngiyi imiryango twakuriyemo, ngiyi imiryango dukuriramo, kandi ari twe bejo hazaza, ari twe bejo hazaza. Abo rero nibo bagenerwa bikorwa b'umuryango Open Peace Foundation. Rero uti yagiyeho gute, kubera iki? Gute wagiye mu rubyiruko, gute byaje gute? Navuga ngo reka se nubasangiza agati, impamvu nuko nazo ngaruka nazigize. Nagize ngaruka narazigize, maze kuzigira ndatekereza tutifaswe n'abandi benshi bazifite. Ngewe nacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma mbaho ngaho nk'abandi bose barokotse Jenoside, bari mu bikomere bitandukanye bitari ntihariye jyenyine, rusange nk'iby'abandi barokotse Jenoside, mbikuriramo, mbibamo gutyo. Ariko buruko ubwenge butekereje Jenoside, buruko nibutse inzira nanyuzemo ku giti cyanjye, nkumva hari ikintu nkeneye umuntu unyuzuriza iyo nkuru, nkumva iyo nkuru ntiyuzuye. Numvaga ituzuye gute? Nahuraga n'umuntu w'umurescape warokotse Jenoside, tukaganira, nkavuga inzira zanjye, nkavuga unirutse, nkamanuka, nkagwa mu mwobo, bakantema, bakankubita, nawe akambwira ibindi. Nagira nkabona iyo nkuru ituzuye, nkumva ndashaka undi utari njye. Nawe umbwira indi version ye itari iyo nzi, nkumva ndashaka kumenya ko nge nirukaga wa undi wanganaga nanjye, papa watema abantu, cyangwa nyirarume, cyangwa nyina, cyangwa nyirakuru, cyangwa we yiyumvaga ate? Nge niyumvaga ko ntari bubeho. Ese yarogezaga, yumvaga afite ishimwe, yumvaga yishimye, yagize impungenge, nkumva nkeneye ubimbwira. Anyway, nabayeho numva ashaka ukuri rero, ukuri kuzuye. Noneho ugasanga no mu kugira ngo niba ari n'imico yacu dufite ukuntu tutazi kuvuga ibintu neza mu mazina yabyo, ntitwimena inda. Noneho wanahura n'uwo muntu ukamubwira utari kombwira we byari bimeze gute, ati ni amahano, bikarangira mu mahano. Anyway, naje kuba muri ubwo buzima, ngewe mubiri wanjye urabirekarama kubishaka. Noneho ariko mbere uko ngeraho ngaho, nubwo umubiri wabishaka abo tuganira ngo tubiganire, ndabibura, mbura urubuga. Reka mbivuge muri ubwo buryo, nabuze urubuga rwo kubivugiramo. Urubuga mfite rukaburwa abameze nkanjye, kandi nkumva ibyabo ndabizi. Birasa n'ibya, burya birasa, dutandukanira ku bimwe na bimwe, ariko birasa. Nkumva rero urwo rubuga ndarubuze. Muri uko kubura urwo rubuga, nkumva ndabishaka cyane kurugira. Hanyuma nanjye ngafata wa mwanya wo gutekereza cyane ikinteramwe yakoze. Apana no kubandi no kuri njye ubwanjye, ko nanjye nabonye byinshi bibi n'amaso yanjye. Noneho uko mbitekereza, uko bingarukamo, noneho biza muri nge, byibika muri nge, bibyara ikindi kintu kibi. Ntangira kubana n'ubwoba. Nyuma naje kumenya ko ngo ari ibimenyetso bya trauma, ariko icyo gihe mbere ntabwo twagatuzi biri kutubaho ngo ni biki. Ntangira guterwa n'ubwoba, ubwoba ku rwego ntakubwira. Nasohoka mvuye mu rugo ngiye, nkagenda nikandagira ku manywa, nkumva ndi kugenda ngenzura undi inyuma, undi imbere, undi ruhande,
ndahungabana pe ubwoba buranyica. Noneho urabona muri umujyi wa Kigali dutega moto cyane, najya kujya kuri moto nkagira ubwoba, nkavuga buriya kuko ngiye isura yabanyirukankanaga nabonaga ari babi, n'abari babi n'amasura yabo yari mabi. Nkabwira umumotari ntizamura kasike ndebe, nkitegereza isura nkabona nimbi, nkabwira igendere. Anyway, nza kubaho mu buzima ibintu byabaye ikibazo gikomeye kuko naburaga moto i Kigali. Wow, moto nkayibura ngataha. Kutagiye ndi n'umuntu ngiye kugenza n'amaguru cyane, ndi super ukuntu aho nshowe nkagenza amaguru, aho ntateze bisi nabuze moto kuko numvaga nifitiye ubwoba. Ninyijyaho nkumva bari buntwara ahantu ntazi, nkumva bari bunige, nkumva ibyo ndabirwara abantu ntibamenye ibyo ari byo, bakajya banseka wabaye gute usuwe, kubera ko rimwe n'imwe ntibaga bazi n'ikibazo umuntu afite. Ibyo birarenga kubera icyo kintu cyo gukomeza gutekereza icy'umunyarwanda ikinteramwe yakoze, birarenga nuzura umwuka w'urwango. Urwango rwinshi ntashobora gusobanura. Noneho urwo rwango ruza mu bundi buryo ko sindi bumukubite, simushoboye nta na kimwe, ahubwo nkumva ntashaka no kumureba. Byaje kugeraho isura nishyiramo ko uwo muntu ari mu gice cy'abisha abantu gusa, kubyishyiramo ari byo atari byo ntabyo nzi, kubyishyiramo gusa namureba nkaruka. Kuruka bitari ugukina, nyakuruka. Yansuhuza nkaruka, naruka nsuhuje akavuga ati uyu mwana yarwaye, akaza kunyegera none yafataho nkaruka ngahwera. Urumva ubuzima nabayemo bwo guhora mfite intege nke z'umubiri, kwa guhora nduka, ko nta na rimwe ntahoraga n'umuntu mubi, bivuga ngo nabagaho mu buzima bwo kuruka gusa. Ngezeho niha umugambi wo kuguma mu rugo kugira ngo ngerageze kwirwanaho. Anyway, nihuse ngeraho ndwara indwara y'igifu biki, ndwara njya kwa muganga, bampa transfer kujya muri centre psychosocial. Baravuga ati izi ndwara urwaye zaratuyobeye, ntago ni indwara ziri psychologique, ntago ari ibintu biraho. Ngiyeyo batangira kumfasha biranga kubera n'imiterere yanjye, nko kunda ibintu biri reyere, nkabona barantinza bambaza utuntu, nkumva utwo tuntu bambaza ntatwo numva twaritwo, ariko bamfasha kuvumbura icyo nshaka. Noneho barambwira hamwe n'ibi byose byakubayeho, bansubiza inyuma mu mateka y'ukuntu nabayeho muri Jenoside, byose nkabibabwira kuko mba mbizi ku murongo nkabishyiraho, bakambwira nkabishyiraho, ariko baza kumfasha kuvumbura ikibazo gikomeye kiruta ibyo byose mfite, gushaka ukuri na platform n'ahantu muganira. Nyine uko kuri byari ngombwa ko nicarana n'umuntu, bitarimo gukina, bitarimo kubeshya, tukicara tukajya mu kuri neza. Byarakurwaje? Ndarwara, ndaremba, bora nageze ku rwego ntangira kujya ngira ibibazo byo gutitira nk'uruhande rumwe, kugira gutambira ngo bakambwira ngo nutakira ubu uraza kugira ibibazo bya paralize, donc nari umurwayi ku rwego rudasobanutse. Ngahora umva ndwaye umutwe, ntashobora kuryama ntonye imiti ituma nsinzira, ndwara umutwe udakira, njya nibuka inshinge banteraga mu irugu, mbese nyine ngatitira, ntangira kujya ngera ku rwego rwo kugenda ngatakaza ibitekerezo, ngapeda connaissance, ngenda nkagwaho. Ubwo uzahankura simuzi, ubwo buzima mbubamo. Hanyuma rero nza kumenya ko nshaka ukuri. Ndababwira ngiye nkeneye ukuri, kandi ukuri ngushaka ku bantu ku miryango yagize uruhare muri Jenoside. Aho niho nkeneye ukuri. Dr. wanjye yarapfuye, nyakwigendera Dr. Nasoni, yari umwana mwiza, yahaye ubuzima abantu benshi mu by'ukuri. Arambaza ngo Nori, nutabona uguha ukuri ukuvuga uzapfa. Ndavuga nshaka gupfa, ndumva nta kindi nkeneye muri iyi si, ndashaka kwicara nkaganira n'abantu batambeshya bakambwiza ukuri. Anyway, mba muri ubwo buzima, urumva nta kindi ntungwa n'imiti, igashira ngafata indi, bashyira ku miti y'igicuri, bavuga ngo kitazaza, bakayimpa nyimara afata indi. Reka rero nihuse nzahure n'ukuri.
ari udogiteri nta dogiteri ari kumukuri nta wundi wari kukuma noneho n'abaresikape bagenzi banjye ibyo navugaga babonaga nasaze ni gute wowe ushaka aba bantu twe tubahunga ugashaka kwicarana nabo uri kubijyanisha ute wabaye iki rimwe ntembera muri uyu mujyi wa Kigali nkura n'umuntu nzi ndamubona ndamumenya menya ko muzi ndetse nzi ko na papa we yakoze jenoside namufashe nk'utoraguye diyama wow ndamuhobera ndamubwira ngo mbabarira ndatekereza ko utari bumbeshye ngwino twicara umbwira icyo nshaka kumbwira aramvuga ngo ni iki cyabaye twicare nkubwire icyo ngushakira nkubonye nari ngukeneye turicara ndamubaza intere hari nzi ko uri kanaka uko akanaka papa wawe yisha abantu ndashaka umpa amakuru y'ukuri cya gihe bica abantu wari uri wiyumva gute byandi byose mvuga mubaza nk'ibintu nk'igihumbi wiyumva gute ese wumvaga wishimye nibyo nashaka kumenya ese iyo yazaga wenda yazanye kuko tuzi ko bicaga abantu bakafataga inka zabo n'amahene n'ibiki bakarya inyama ngo bahoraga barya inyama iyo mwabaga murya inyama mwumvaga mwishimye wumvaga se umeze ute nkumva ndashaka kumva mu marangamutima ye icyarimo apana ururimi mu marangamutima y'icyarimo noneho ndimo nkomeza mbimubaza kandi nanjye numva nshishikaye numva nishimiye kwimubaza ni iki cyarimo muri we imbere wiyumva gute ngiye nabayeho mfite ubwoba mbona abantu banyirukankana banyica we wumva gute wumvaga ari byiza wararize se byarakubabaje nawe icyo gihe Yesu ubwira papa ngo kiwica abantu noneho igitangaje uko nemo mbimubwira ararira ni umusore mukuru yaranandutaga cyane ararira nkabona amarira ari kugwa byari igitangaza agiye kubona umuntu arira nkamubabarira nkumva imbabazi zo sinari nkizigira ariko uko arira numva amarira ye ataranavuga amarira yagira icyo akora muri iki numva nteye ikintu kimeze nk'imbabazi fata serviette umva twari mu kabari fata serviette ndamuhereza uko none ararira ararira uko arira numva nkajya numva ibintu biri kugwa mu mutima wanjye bimeze nk'urukuta nk'amabuye nanjye ahirima arira gusa yarira nkumva amabuye ari gucika nkumva umutima wanjye uri kugenda ucya amaze kurira arambwira amagambo agera kuri 3 ntiyambwiye ibintu byinshi yarambwiye ngo mva nkubwire ibyo ko niyumva nuko numvaga ntabyo nzi sindi bubivugeho ariko ndashaka kubwira ikintu kimwe ugomba kumenya nge sinkira umwana wo kwa kanaka ubu nabaye umurundi nahinduye ubwene gihugu ubu ndi umurundi nta nubwo nkira umwana wo kwa kanaka icya kabiri ugomba kumenya ngewe mpakana ko data yisha abantu noneho nanakubwiza ukuri nubwo ushaka ko nk'ukuri ariko nta kuri kuko ngewe ndi mu bahakana ko data yisha abantu atari kumva igitangaje si uko ntabizi ko atabishe yarabishe ndabizi ariko impamvu ni imwe ituma mbihakana nuko nashaka kwitwa umwana w'umwicanyi ubuza akantu kihakana n'ipfobya rya jenoside turaza kubivugaho wow urumva arabihakana atari uko bitabaye ahubwo nuko ni igikomere nawe agendana nacyo ni gute ngiye nakwitwa umwana w'umwicanyi nabyemera aritwa umwana w'interahamwe ibyiza ni ukubihakana arabimbwira ibyo byose uko yabivugaga nkumva yo kumbe ngo naba umwana w'icanye ngatereta umukobwa akanyemera ese uratekereza ko nemye nzi ko data afunze muri gereza yarisha abantu ibyiza ni uko ndi umunyamahanga ntari umunyarwanda ndetse nawe tuziranye uzi ko ndi umunyarwanda ibyiza ni uko data atisha abantu ndatanga icya gatatu yakubwiye icya gatatu arambwira ngo nahisemo arambwira ngo nyuma y'ibyo byose nahisemo noneho nuko tozgera kurebana na data mu maso n'umunsi wa rimwe naramukarabye okay
igitangaje uko yabimbwiraga nanjye nararize. Uwo munsi navuga ngo niwo munsi reka mvuge kuko twemera ko imbaraga zikomeye zose ziva ku Mana, nibwo nabonye ko Imana yankuye agahu ku maso, ibasha kunsogongeza ku gahinda k'abakomoka mu bicanyi. Ko sinabyumvaga, sinari no kuba, sinumvaga nta nabavugisha, numvaga twe twarapfuye, mwe muri ho, mwe mwari inka, mwatumeneye amazu, mwayashyize hasi, navuga niki nawe. Uwo munsi Imana impa kumva agahinda kabari abantu, ndarira aho ngaho, ndarira. Noneho ndize biramufasha, nawe araboroga. Byari bitangaje kubona abantu babiri barira badahuje amateka, umwe afite ibyariri ibyo, undi aririra ibye. Ariko ikintu giteye ubwoba, kuva ku kanya urumva nari muzi ko ari umwana w'interahamwe, ntabwo nongeye kuruka, no, ahubwo uko yariraga nanjye ndira, naramukunze mu mutima. Numvise umutima wanjye ushaka nko kumubwira ngo komera. wow. Ndetse ndanamufata ararira, noneho aba ari njye umufasha kurira. Njyewe ndahora, arakomeza ararira, aravuga ati ntabwo ushobora kubyumva, nta nubwo wabyumva. None akomeza ambwira, arambwira, ubona natereta ndi, ubona ndajya gutereta nkikandagira, nkavuga ngo ndamenya ari ndende, mbese ambwira ibintu byinshi. Anyway, urumva nawe mukuye mu muhanda, ngenda nawe agenda, twasezeranye ubwo. Ndamubwira ngo genda, ubwo ngubwo niba uri i Kigali nzongera ngo ushake duhana nimero. Ndataha, arataha, ngenda nseka. Iyo navaga mu rugo baga biteze ko nza narembye, rimwe nemwe nazanwaga n'abantu bafashe mu maboko kubera narutse nashize. Nza noneho nseka, numva meze nk'uri sinzi byambayeho icyo gihe, nanjye sinjya mbasha kubisobanura. Hanyuma ngera mu rugo, wabaye iki? Ndabwira nahuye n'igitangaza kigenda. Wahuye nande? Noneho kuseka, nahuye n'umuntu uvuka mu bantu bisha abantu, naguwe neza kwa kuri nashakaga nakumenye. Mu ijambo rimwe atoke bati ngaho kagira inkuru. Wowe se? Ndabwira munyihorere, njya mu cyumba cyanjye, njya muri dushe, nje ndaryama direct. Nageze gutya ku buriri numva nguwe neza, mpita nsinzira. Sinasinziraga ntanyoye imiti n'ibyo byose. Bucya nguwe neza, umutwe utandya, ibintu byose byakize muri gereka. Numva amahoro yo mu mutima. Buriya amahoro ntago wayabuze n'uyamenya. Nge nayabuzeho nzi uko bimera. Nzi ko kura amahoro bimera biravuna gusa. Nta udashobora guseka, ibintu byose babikubihiye. Nuko buracya, ubuzima burakomeza. Njya kwa dogiteri wanjye, ndamubwira, abantu ba dogiteri bose bakicara bakaza kumva iyo story. Abari kwiga bankora ubushakashatsi avuye mu mahanga no mu Rwanda, n'uyu munsi njyayo bakansuhuza. N'uyu munsi tujyanye, Honorine yarazwi mu baganga bakora centre psychosocial, na Nasoni wazaga kwa visita buri munsi, agera akantwara iyo yavuriraga handi. Hanyuma rero nkubwiye ibyo kugira ngo nkubwire ngo Hope and Peace Foundation nuko yavutse. Yavutse kubera icyo kintu. Nabonye ko abantu twabuze aho tuvugira. Nari nkeneye ukuri, birashoboka n'abandi bashaka kugutanga ariko babuze aho baguha, kubera ko tutabumva. Kandi kumva ntago ari ukumvisha amatwi. Oya, ni mu w'imbere, umutima urabyumva. Umutima urabyumva. Hanyuma mbonye ngewe navugisha nibwiriye umuntu kuri kundi mu mutima, nawe akakumbwira, ngakira, sinongera kunywa imiti. Nasona akambwira wakwihanganye ukongera ukabinayo nzongera kunywa. Kuva ubwo naretse imiti, kuva ubwo ngo ibyo nikubitaga hasi nkata ubwenge, naye ntangiye kujya ngenda nkaba kwa muganga amezi ntazi, ubuzima bwarabuze icyizere. Ngiyo Hope and Peace Foundation rero. Wow. Ubuzima bwanjye nta cyizere nari ngifite, nta mahoro nari mfite. Urayabonye uti ngomba gufasha abantu. Noneho ndavuga ngo reka ya space rwa rubuga nari narabuze mpamahirwa abandi. Nuko Hope and Peace Foundation yavutse, ivuka mu 2013 mu kwezi kwa 12 ku itariki 22. Kuko nyuma y'uwo aho twarahuye turaganira nanzanira n'abandi.
bavuga ati wowe ubasha kumva, urabasha kutwumva, wambabariye kuramubwira ndumva ibyawe birenze ibyanjye, ndakubabariye, ndumva imbabazi. Azana n'abandi kumva iryo jambo ko navuga ngo ndabumva imbabazi, ndumva mbumva. Mbona rero nuko byagenze, byikoze gutyo, nuko twatangiye, byatangiye kuza. Nanjye nkabwira abaresikapi muzi ko burya ariko buriya bati abantu bakomoka mu miryango yisha abantu bafite ibibazo, ati genda baranyanga abandi, ubyumvise akabyumva. Nuko twabayeho kubera ibikomere. Ufite ikintu ndimo ndakuramo nuko hari ibikomere bitandukanye bishingiye ku mateka yacu bitugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi bikeneye kubonerwa umuti. Yego icyangombwa ni ukumenya ko buri ruhande rwarakomeretse mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nuko ubwo rero uko duhuye noneho haba nk'urubuga tukanywa icyayi, noneho bongeye ubwo nageze aho nibana, ndagenda shaka geto wa mugani mbamo, nkajya baza bakansanga mu rugo tugateka ubugari tukicara, bagatangira umwe akavuga. None abyenda byose naburaga kambwira ngo papa uziko ngo ndakavuga ngo uziko papa ngo agenda ngo kugira gutya ngo rimwe nagiraga ubwongo ubundi ngo uziko nge twajyanaga, ndakuvuga uziko yicaga. Abantu barisanzura, abantu baravuga, abantu bari bararembye. Hanyuma rero nkuramo ikintu kimwe yuko umuti nitwe tuwufite, umuti uri muri twe. Nkuramo ikintu ko buriya naje kumenya ko ibikomere twakwita ko bidasa byavurana duteganya amatwi, kandi menya ko jenoside, ingaruka za jenoside ni ngari kurenza uko tuzitekereza. Nuko ndavuga intoke mureke dushinga ikintu tujya duhuriramo duhangane n'ibi hagati yacu, izi ngaruka zose dufite, abanze kwiga, abanyoye itabi, abagize gute. Ntangira kugenda none nanjye facing ingaruka neza, ndazibona mu isura yazo. Nuko rero nashinze Hope and Peace Foundation. Ufite abagenerwa bikorwa bangahe mukorera? Ubu ngubu mbitangira nashakaga nibura gukora mu turere tubiri muri buri ntara, ariko sindahagera, urugendo racyari rurerure. Icyakora ubu ngubu nkorera nyine umujyi wa Kigali n'uturere dutatu, ubwo twose nkoreramo. Twagera mu majyepfo ngakorera Kamonyi, nagomba gukora Kamonyi na Nyaruguru sindabasha kugerayo. Mu majyaruguru maze kugera Igicumbi, urumva nagomba uturere tubiri. Hanyuma mu burasirazuba cyakora nari narafashe Bugesera na Rwamagana, hombi turiyo. Yego. Muri bangahe? Ubu tumaze kwa 476. Hari abagenda bavamo abandi bakagaruka, tuvuge nk'uwagiye akaba umusirikare wose nongera kumubona. Bigenda bigira gutya. Hanyuma rero muri bano bana bavutse kuri gufatwa ku ngufu, urumva byabe ngombwa ko n'ababyeyi babo bazamo, ko ntago wafasha umwana uretse mama we, cyane ko bari bafitanye nabo conflict. Umubyeyi arabaza umwana ngo data nindi, umwana arabaza umubyeyi, umwana arabaza umubyeyi ati data nindi, umubyeyi akajya kurira, utariza akamukubita urushyi, mva imbere wacyo ntaziwe kubera ibikomere. Nuko nguko rero ubwo rero Hope and Peace ijyaho kugira ngo ihangane n'izo ngaruka, yubaka icyizere, yubaka amahoro, yubaka ubumwe, kubera ko icyari gihari harimo kutumva kimwe abantu. Donc itandukano ndashaka kuvuga iki, nimba papa yarisha abantu cyangwa nyogosenge cyangwa nyokwa cyangwa nyoko, ntabwo wakumva ko nge nakumva. Ubwo nuvanga ibyawe urabiganira nabo muhuje ikibazo, nanjye mbigane nabo duhuje ikibazo, ubumwe buburi. Kandi dukeneye guhuza ngo tufatanye izo mbaraga tuzishyira hamwe twubake ejo hazaza hacu. Nicyo ngicyo. Hanyuma waruvuze ku ukomojeho gatoya, abana bavutse kwifata ku ngufu bahuriramo hagati n'abo bandi gute? Kubera ko natangiye mvuga ngo duhangana n'ingaruka za jenoside, bazifite no kurusha twebwe. Bazifite kurusha twebwe kubera ko uyu munsi imiryango yo kwa base ntibayizi, izo ni ingaruka. Imiryango yo kwa ba nyine ifite ibikomere, ibarerera muri ibyo bikomere.
iyo tuvuga guhangana n'ingaruka za Jenoside n'impamvu twita ku babakomokaho ni uko uyu munsi turi kubona iryo hungabana riri guhererekanywa intergenerational trauma. Yes, kubera ko nyine umuntu atanga icyo afite. Hari umwana wansekeje ejo bundi, ubu ni umugore nubwo mwita umwana nubwo yashatse ari muto, papa wafunze burundu, noneho yakuze papa wadahari ari muri gereza, yamenye ubwenge adahari, ariko nyina aza kumbwira ko papa arafunze, yakiragira ashaka umugabo. Reka ashaka umugabo, umwana wa mbere yabyaye asa na sekuru, ugasa na se umwana asa na sekuru kwa. Arampamagara arambwira ngo bambo banyita amazina bashatse, ushatse anyita Sisi, ushatse anyita Meri, ushatse anyita Tantine, ushatse anyita Honorine. Arambwira ati Meri nabyaye niyo nzaza guhemba, ati nushaka uzabyihorera. Ariko sweetheart, ndamubaza se kubera ati nabyaye cyane gisa na papa wanjye. Icyo kintu cyarantangaje, ariko ngiye icyo twita intergenerational trauma. Ati sinshaka no kucyonsa. Ese papa ati no, yaje asa na papa wanjye n'umwicanyi yishe abantu, ni gute nshobora kubyara umwana usa na data koko? Ndi kumva afite ubwoba no kumwonsa. Icyo kintu cyanyeretse ubunini bw'ibibazo dufite. Anyway, mfata inshuti tujya guhemba umwana wabyaye no kumusubizamo icyizere ko umwana azasana asa uko umuhaye ibibi na sekuru ari uko umuhaye ibibi, uzige kumuha ibyiza n'ibindi. Voilà, ni icyo cyatumye rero Hope and Peace Foundation ijyaho, yagireho ibyo bibazo byose. Inzitizi cyangwa se imbogamizi mwagiye muhura nazo nizi? Imbogamizi ziri mu buryo bwinshi. Icya mbere, urumva ngiye nakubwiye ko ndi umurescape. Imbogamizi ya mbere nagiye ngira, nashaka kwegereza bari abana bakomoka mu miryango yishe abantu banyemere. Okay. Agatekereza se ni ibiki arimo, ese twebwe aratugirira imbabazi kubera iki, aradushakaho iki? Birangora no kugira ngo mbafate mu by'ukuri. Niyo mbogamizi ya mbere, byamfashe igihe, niyo mpamvu ubona n'urugendo ruba rurerure, bimfata igihe, kuko kugira ngo umuntu akwizere ko umutekereza ko yababaye byonyine ni gake. Aravuga ati bafite ninde wagutumye, uradushakaho iki? Urumva, iyo niyo mbogamizi. Iya kabiri ikomeye, buriya iyo tuvuga ingaruka za Jenoside ibintu byinshi, iyo trauma tuvuga ubukene ibiki, hari ibintu ubumwe n'ubwiyunge butagerwaho abantu bakennye buryo. Ibyo nibyo naromaritse mbigezemo, kuko uyu munsi uraba papa wari muri gereza cyangwa abandi papa we na mama we barapfuye muri Jenoside cyangwa iyo miryango, buri gihe abavuga ngo iyo baba bahari ntagomba mbayeho gutya. Iyo rero iyo baba bahari ni ubukene, nuvuga ngo yabuze cya kindi yakabaye aba ahabwa nabo. Iyo ni imbogamizi, kuko dusanga batari amagambo gusa, dukwiye kuba atari uko kubabwira ngo turi kumwe, hari n'ibikenerwa nkenerwa by'ibanze bigomba bifatika. Ibyo rero ugasanga ntitubibona mu buryo bworoshye. Umwana arapfushije, kame mugomba kumutabara, kandi gupfusha naje gusanga icyo aricyo kintu gihenze mu Rwanda kuruta ibindi, ni ugushyingura. Gushyingura birahenze. So uri bumufashe kumushyingura, nutamushyingura umurambo wowe akaguma hariya, urumva icyo azaba cyo. Ni urugero. Utwo tuntu twose, niba naniwe kwiga kubera amateka, kubera ibyo byose. Bamwe bananiwe kwiga bati twe duhora tugemura abadata se tuziga ryari. Ibyo byose rero ngiyo challenge, izo ni imbogamizi. Izo ni imbogamizi duhura nazo. Okay, mu myaka mumaze mukora kuganiriza urubyiruko n'ibikorwa mumaze gukora, umusaruro mwaba mugezeho n'ubu ngubu? Umusaruro wa mbere ukomeye, buriya ushaka kudaha umuntu amafaranga akamenya kuyishakira, akagenda agakura mu muhanda, akaba umukarane, agakora ibintu bitandukanye, afite ubuzima. Sinkubwiye ko nanjye nari narabuze ubuzima se, nese urumva hari ikindi nari gukora? Ntacyo nari kuzageraho mu buzima. Ni ukuvuga rero icyo tumaze kugeraho, nibura abantu bari kwiyakira, bari kwakira amateka. Ndetse dukunda kuvuga ijambo tukavuga ngo twiyambura umwambaro w'amateka asharira twabyirukiyemo.
hanyuma twambara undi mwambaro witwa isano iduhuza. Icyo turwana nacyo ni ukugira ngo twiyambure, kuko uwo mwambaro uraremereye kuri buri ruhande, umwambaro w'amateka twabyirukiyemo uradutsikamira. Rero icyo turwana nacyo ni ukwiyambura ibyo bidutsikamira. Hanyuma numara kumva udatsikamiwe, uzaza umwe azajya ari akora, undi ajye ku ishuri, undi uko ubishoboye. Rero icyo nicyo turwana nacyo cyambere, ko tumaze kubona abantu already biyakiriye, none batabona icyo bakabaye bakora ngo babeho. Ariko mbere ntabyo babonaga. Uyu munsi rero ni intambwe nini. Ni intambwe ni naho umuntu avuga ati none nsubiye ku ishuri. Basura ku ishuri. Ni intambwe ni naho umuntu avuga ati none ndetse urumogi. Ni intambwe ni naho umuntu avuga ati ngiye kuba umunyonzi. Wampa igare naba umunyonzi. Kandi mbere barabapfuye. Niyo ntambwe tugezeho, nubwo hari ibigikenewe byinshi nk'uko twatangiye tubivuga, ariko nibura abantu bafite ubuzima. Nk'umuntu ukorana na groups cyangwa se amatsinda abana n'ingaruka zikomeye cyane za Jenoside, hari byinshi ubona, hari byinshi wumva, ariko turi mu gihe ubwo hariho ipfobya rya Jenoside no kurihakana. Mwebwe umuryango wanyu uhangana n'iryo pfobya cyangwa se n'imyumvire itari yo gute? Nigeze kwikomozaho ntangira. Buriya ntibazakubeshye. Abahakana n'abapfobya si uko batazi ukuri, ahubwo ni uko bahunga ukuri, ni uko badashaka kwitirirwa uko kuri. Niba byemera baritwa abana b'interahamwe. Ayo mateka yaranze imiryango yabo, barashaka kwitandukanya nayo. Abambere bitandukanya nayo ni ababikoze dayeri. Abo nibo bambere. Baravuga ngo reka baratubeshyera. Twe tuyadukora akantu tugerekeza umwana gusura nka papa we muri gereza. Urumva yaramaze igera mubwiye ko tigeze yica abantu, ko yagize gute ibintu nk'ibyo. Noneho umwana kuko yahindutse yamuganiza atari ko papa namenye amateka, namenye Jenoside uko yateguwe, namenye umugabo cyangwa umugore akagonda akavuga ati twakoze amabi mwana wa, kuko umwana yabyakiriye. Rero guhakana no gupfobya ni ipfunwe mu ijambo rimwe. Buriya ntibazakubeshye, ngewe niko mbibona, ariko ntago ari ihame. Ngiyo mbibonye mbona ari ipfunwe. Byanze bikunze urabizi ko umunyacyahora muri defense. Niyo ngiye bitera. Rero nta kindi cyatuma abo bantu bava aho hantu ni ugukomeza kubwiza ukuri ababyiruka amateka y'ukuri. Jenoside ni iki? Yarateguwe, irakorwa, abantu bakigishwa Jenoside kugira ngo banabitandukanye n'ibyo abamiryango ibabeshye. Uwo ise naguma gupfobya gahakana, ariko umwana azavuga ati oya nabimenye ukuri. Nicyo twakora. Nta kindi. Nuko twegereye abo bantu bose tukababwira ukuri kwa mateka tutakugoretse, tukavuga ukuri mu mazina yako. Hanyuma umuntu yahinduka biroroshye. Nese yabapfobya. Kandi ikindi njya mvuga, urahakana Jenoside se gute? Kandi twe turi ingaruka zayo. Turi ibimenyetso byayo. Ni ukwirengagiza. Uyu munsi urakana Jenoside ari abantu bavutse kuri rep, gufatwa ku ngufu. Hakana Jenoside ari imfubyi yasize, ntago bishoboka. Ni ukwirengagiza mu by'ukuri. Wow. Urakoze cyane. Dusoza, ni iki wagenera cyangwa se ni ubuhe butumwa wageza ku badukurikiye kuri inshuro ya 27 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi? Buriya mpora mfite message imwe, sindamenye igihe izarangirira. Ntibizafata imyaka, ntabwo nzi imyaka izafata, ariko numva ariyo imbangukamo buri gihe. Ni imwe ni ukubwira abanyarwanda, ndavuga abanyarwanda, tureke gutinda cyangwa kuguma kwijandika no kwigaragura twirwanaho mu bintu tudafitiye ubushobozi. Ahubwo niturwane no kumva ko ubunyarwanda ari cyo kintu cyonyine dufite muri uru Rwanda cyatuma u Rwanda ruhagarara, cyagabanya ibikomere dufite muri iki gihugu. Twese twumve ko nyuma y'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'amateka n'ibindi, dufite isano muzi duhuze tw'ubunyarwanda.
tuyitindeho tuyumve neza tumenye indangagaciro z'ubunyarwanda tuzikurikize twubaka ubunyarwanda kuruta ikindi kintu cyose hanyuma ibi bizasigara n'ubundi nyine ari amateka ariko twe twariyubatse nguko kwiyubaka nge mbona kwiyubaka si ukubaka amazu si ukugira amakonti aremereye ni ukubaka ubunyarwanda mu mitima yacu tukagira iyo filozofi tukagira iyo myumvire nicyo ngiye mpora mbwira abantu. Urakoze cyane urakoze ku mwanya uduhaye muramukurikiye ni Honorine atubwiye amagambo akomeye bafite akazi gakomeye ariko twese duhamagarirwa gukora akazi k'ubumwe akazi k'ubwiyunge akazi ko kwita ku mateka yacu kugira ngo atazasubirwamo. Hari ibiganiro njya nkora nka buri kindi nongeraho mvuse nk'ibintu maze kumva se narenzaho iki nta kindi narenzaho. Ndagushimiye ko wadukurikiye nkomeza kuvuga ngo muri iyi minsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 27 twibuke twiyubaka kandi nk'uko buri gihe nsoza ikiganiro mbivuga ndongera mbisubiremo ngo Imana iguha umugisha wowe wadukurikiye n'undi uri butugereho amasaha atandukanye kuri YouTube nawe Imana iguha umugisha. Murakoze bakoze gukurikira ikiganiro The Barber Show. Nimba ukibonye kuri YouTube The Barber Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza. Nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram tumaze dukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV. Turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye. Imana